uyu mwaka ni umwaka w'ibibazo gusa, ibibazo gusa. Nyuma y'uko umuhanzi kazi nyarwanda Dorimbogo yitabye Imana, bisubiremo yitabye Imana, yari amaze igihe arwariye i Kigali. Tumwifurize iruhuko ridashira, kuko uyu nguyu nta kintu atadukoreye, ibyishimo yarabiduhaye hano kuri iyi mihanda. Rwose Imana ikomeze imwakire mu bayo. Nyuma y'uko arwariye i Kigali ariko akaza kumanuka kwivuriza i Kibogora cyangwa se mu karere ka Nyamasheke iwabo, akarwarira muri ibyo bitaro bya Kibogora. Nk'umusitari nk'abandi bose yaje gutabarizwa, aza gutabarizwa n'umunyamakuru umwe ukorera kuri YouTube channel yitwa Urugendo TV. Aratabaza ati nyamara Dorimbogo ararwaye, ababa bamuzi bose cyangwa se bo baziranye babimenye ko Dorimbogo arwaye, ariko abantu babifata nkaho ari ikinamico. Kugeza ubu rero abantu basigaye bumva ko umuntu yarwaye bakabifata nkaho ari prank cyangwa se ari nka komedi ari gukina. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu, kora subscribe turebe, cyangwa se kora subscribe dukomeze turebe inkuru ya Sabe uko ihagaze. Umunyamakuru akaba ari na social media influence ku Isimbi TV, akaba ari nawe CEO wa Isimbi TV ndetse na Isimbi Picture, bamwita Murungi Sabe. Amaze igihe atangaza ko, cyangwa se mu kwezi gushize yatangaje ko arwaye. Bisubiremo neza, yatangaje ko arwaye, abishyira ku mbuga nkoranyambaga ze zose avuga ko arwaye kandi ko namererwa neza azagaruka. None situation ihagaze ite? Cyangwa se ibya Sabe, ibya Murungi Sabe, cyangwa se uburwayi bwe byifashe bite? Abantu babwakiriye gute? Kuki umuntu arwara, yamara kurwara agatangaza ko arwaye kubera izi mbuga nkoranyambaga zateye ndetse no gushaka ama views n'ama subscribe n'ibiki byose, yatangaza ko arwaye mwebwe mukumva nkaho ari planka, ngo yari afitanye ibibazo na runaka, cyangwa se ngo byagenze gute nini na nini, aho kwakira ikibazo umuvandimwe afite cyangwa se uburwayi afite, cyangwa se munamusure mukamwakiriza ibiganiro bivuga ko ari kwigirisha cyangwa se hari ibyo ari kwihunza muri izi mbuga nkoranyambaga zateye. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Mu cyumweru gishize, nyuma y'uko umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago asohoye ikiganiro avuga ko yagiranye ibibazo n'uwo bita Sabe wo ku Isimbi TV. Uyu Sabe yahise muri icyo cyumweru, Sabe nawe yahise asohora itangazo rivuga ko abayahagaritse ibikorwa byose yakoreraga ku mbuga nkoranyambaga. Reka ndisubiremo, muraho neza, nizere ko Nyagasani akibarinze mwese. Nshaka kubamenyesha abakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye zose ko guhera kuwa 4 tariki 29 Kanama 2024 nagize uburwayi butumye mpagarika akazi, mbanza kwiyitaho ngo nkire neza mbone gukomeza. Nintora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe, mugire impagarike n'ubugingo. Ibi ni Sabe wabitangaje. Tukibaza duti, turi kugana mu yihe si?
isi iri kutuyobora ite, ku buryo mugenzi wacu arwara akaremba akamererwa nabi, twebwe urubyiruko kuko nibo bakoresha social media kenshi cyane inshuro nyinshi, mwajya kumwakiriza comment, mukamwakiriza comment zivuga ngo ibyawe twarabimenye, ibyawe turabihaze, uburyarya bwawe turabuhaze, kandi nyamara yaza kugira ikibazo cyangwa se yaza kugira ikibazo arapfuye swate ati sabara aducitse ati ni amarozi koko yari yabitangaje ngo ararwaye, wasanga bamugiriyeyo. Urubyiruko turi gushakishiriza ubwinshi bw'amata mu mazi. Ushobora gucreatinga content, ushobora gucreatinga ibintu abantu bakabikunda, hatajemo ibintu by'urwango, hatajemo ibintu hatajemo fitina cyangwa se ubugome bukabije. Yego hari abakreatinze content mu bihe byo kurwara kwa Dorimbogo cyangwa se Vava, bavuga ngo ari gukina planka, ngo ari kwigirisha cyangwa se ngo ari kugira ngo abone amafaranga, ari kugira ngo abaterankunga baze bamugire gute, bamuha amafaranga bagire gute. Yego mwakeretinze content birakunda, mugira views. Mu kiganiro ngiye kuza gukora mu kanya ndaza kwereka abafana batandukanye impamvu aba bantu bari gukora content, uburyo YouTube amafaranga bakora muri YouTube atuma bakora amahano nkaya, ku buryo mugenzi wabo agera harwara bo bakumva ko ari ibintu biri aho ngaho, cyangwa se ari ibintu byo gukina umukino nk'uw'abana, cyangwa se ari plank bari gukina. Ubu ejo bundi tugize ibyago, Imana ibiturinde, mukumva ngo runaka yagize ibyago, cyangwa se umwe muri aba bantu ari kugirana amabifu yagize ibyago, muzaza ku mbuga nkoranyambaga kugeza naho abantu basigaye bapfa ngo hari abapfuye ngo gufotora umurambo wa ntuza wa umurambo wa Yanga, ngo hari ababipfuye, ngo bapfuye gufotora umurambo wa Yanga, ngo ari gufotora, ngo araza gucuruza wenyine, ngo araza kugira gute. Nge ndababaye kandi cyane. Bavandimwe basangira ngendo, mureke dushake views. Yego du creating content, tugira ibyo tugira ama reaction, tujye tugira ibyo tuvugaho, ariko ko mureke mugabanye ibintu byo gushakira views mukina ku mibyimba. Swate tuvuge ko uyu munsi Sabe arwaye, koko arwaye narembye, ese bizagushimisha kumva kumuvuga umuharabika ngo ntarwaye kandi arembye? Ubitekerezeho neza, tube abantu bafite ubumuntu. Naho izi views muri gushakisha muzishakishiriza no kuvuga ibitajyanye, cyangwa se ibintu bijyanye guharabika, ngaho navuze nabi Murinda habi, ngaho navuze nabi Sabe, ngaho navuze nabi Yago, ngo nibwo ndi bugire subscribers, nibwo ndi bugire views. Nawe uri kureba iki kiganiro cyanjye ushobora kumva ko ibyo navuze ari ukuri, cyangwa se ari bigukoze ku mutima, cyangwa se hari aho hari icyo bihinduye, cyangwa se nyine ushobora kumva ibyo mvuze ukumva bifite agaciro, bityo ugahitamo gukora subscribe, tutiriwe tujya mu magambo menshi cyane ngo ngaho navuze runaka, ngo ngaho ngo nateranyije runaka na runaka. Murabona turi kugana mu yihesi, turi kugana mu isi ifite urubyiruko rudafite umutima, turi kugana mu isi ifite urubyiruko rudafite urukundo, turi kwiremamo abasaza b'ejo hazaza bazaba ari abagome kurushaho ikindi gisekuruza cyose cyabayeho. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu, ndabashimiye cyane, kandi nkomeza gushimira abantu bakomeza gukora subscribe, bakomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu ya Real Vibe. Muraba agaciro, Nyagasani ajya hora abandindire. Ciao ciao.